gatatu tariki ya 23 Ukwakira igihe abantu bazongera gutura i Siyoni muri Yerusalemu. Tuzongera kurira niyumva ijwi ryawe ryo kumutabaza. Aza kugirira neza, azahita gusubiza akimara kuryumva. Yesaya igice cya 30 umuringo wa 19. Yesaya twizeza ko iyo dutakiye Yahuwahu acumva, kandi agahita asubiza amasengesho yacu. Akomeza avuga ko Yahuwahu azahita dusubiza akimara kucyumva. Ibyo bitwizeza ko Yahuwahu aba yifuza cyane gufasha bamusenga, bamusaba ko yabafasha. Kubimenya bituma dukomeza kugira ibyishimo nubwo twaba duhanganye n'ibibazo. Yahuwahu yumva isengesho rya buri mugaragu we. None se ibyo tubyemezwa n'iki? Igihe Yesaya yandikaga amagambo ari mu gice cya 30, yatangiye akoresha ubwinshi kubera ko Yahuwahu yabwiraga ubwoko bwe muri rusange. Icyakora ku murongo wa 19 mu Giheburayo hakoresha ubumwe kubera ko Yahuwahu yabwiraga buri mugaragu we ku giti cye. Niyo mpamvu mu Giheburayo uwo murongo urimo amagambo agira ati ntuzongera kurira, aza kugirira neza, aza gusubiza. Kubera ko Yahuwahu ari umubyeyi udukunda, ntatugereranya n'abandi, ahubwo yita kuri buri mugaragu we, akumva amasengesho ye. Nkunda Yahuwahu kuko anyumva iyo mwinginze ngo amfashe. Zaburi 116 umurongo wa mbere uri hejuru kandi usumba byose, uhoraho iteka ryose kandi izina rye rikaba rigera. Aravuga ati ntuye hejuru kandi hera, ariko nanone mbana n'abababaye kandi afite agahinda, kugira ngo nsubize imbaraga boroheje kandi nsubize imbaraga bafite imitima ibabaye. Yesaya igice cya 57 dusuzuma ibyanditswe buri munsi 224. Mbese ni Yehova cyangwa ni Yawe? Iyo yatetagame yasomwaga mu mugemo umwe yavugwaga ngo Yahu, cyangwa yo yasomwaga mu migemo 3 yashoboraga kuvugwa ngo Yahuwahu cyangwa Yahuwahu. Niba yariteragaho inkwi igashirwa mu migemo 2 igomba kuba yarahindukaga Yahu. Byavuzwe muri Biblical Archaeology Review. Ubu naho abantu b'ibihuri mu gahanga, naho abantu baza, naho bazigeba ntabwo twari tumaze.